yivuze bivuze uriya aragira ati wacu nta kibazo uriya usanga bamwe ubutaka butukura ngo ni ngo babyita mu bwugu papa ubushobozi bw'izina rya Yesu tekereza umugabo benshi hano ndabona mwubatse ariko tekereza ko umugore wawe apfuye wahita utera tukiri ku kiriyo tekereza ko umugabo wawe apfuye watangira kugutereta ntabwo yese atira twana uzatwifasha simburiya byamubaye yaratsinze Yesu yaratsinze umwami w'abamaze ahora ku ngoma iteka we yaratsinze Yesu yaratsinze umwami w'abamaze ahora ku ngoma iteka we izina rya Yesu tekereza ko uhahira umuntu abagore benshi kandi iyo telefone murayigira iyo umugabo atarohereza rasiyo telefone uyifite hafi ntamara kuyikoherereza ntamenya aho wanyuze benshi iyi rasiyo itaraza amubaza amakuru abatwara ibyo guteka biba biboneka ariko imare kuboneka ariko Yesu yaravuga ngo sinzabasiga sinzabahana ahubwo tuzabana tekereza ahantu rero umwana imyaka 30 umusore akazanye najoro n'ijerekani akamujyana ikindi mu batwaza ukuza gusabuza n'ijerekani n'inajoro n'isuka ebyiri ngo n'amajyagwa ukagitwara umugabo tumaranye imyaka 30 ariko Yesu yaravuze ngo sinzabata sinzabahana nzabana namwe turi umuntu azasiga se na nyina akajya kubana n'undi muntu ariko niba ugiye kubana n'uwo muntu warize Yesu nawe murajya Yesu akemera ko mujyana ubushobozi bw'izina rya Yesu Yesu wenyine ukomeza umuntu niba umuntu wari gukomeza Samweli ntaturugo wamureka tujye tuvuga ibintu mu mazina yabo niba umuntu wari gukomeza Samweli uyu mu myaka 14 atabyara ntaturugo mugati umugore abona nyoka atari ubyara abakobwa wenyine acha nipite pale tutaongea baadaye ariko aravuga ati umwami Yesu akunda n'amahoro n'imbabazi nyinshi n'amahoro niragije Imana data umwana muri Yesu Kristo ibi byose bizambera byiza no mu byago byawe ubundi umuntu mu byago aririmba wagira umuntu duha formule yiwe mu byago umuntu aririmba z'ukuri ariko yaravuze ngo no mu byago zishime ubushobozi Yesu niwe wenyine uha umuntu kuguma mu bintu kabone n'ubwo ibi bimukuramo byaba ari byinshi uyu munsi wa none se ninde wababwira ko twaba tugisenga si ibyago n'amakuba byinshi ariko Uwiteka dukiza muri byose ubushobozi bw'izina ryawe yererana imfubyi akayikuza nibuka papa wa Innocent yapfuye arahogera muruzo dusize papa ubusa ko yagiye muri turaho yadusize nyine twasigaranye na Yesu mwamfubye mwe mukomere Yesu ahari ibintu byose birashoboka na amahoro masa mfubyi zo muri Yesu zibayeho bapfakazi bo muri Yesu babayeho batagira ibigega n'ibigo bibatera inkunga bariho kubw'ububasha bw'Imana Bibiliya yarayiryohewe yarambwiye ngo siga izo mfubyi zawe nzazirema imfubyi zifite uzirema
harahandi mujye muvuga ngo Yesu ngo yaravuze ngo nigese w'imfubyi ngo ndi umugabo w'abapfakazi. Ntabwo ariko byanditse. Nagiye ubishaka bitwereke. Ntabwo Yesu ari umugabo w'abapfakazi. Ubwo abaye ari umugabo w'abapfakazi yabatwara abagabo babo ngo basigara. Ahubwo ni umurengezi urengera abapfakazi. Nuko muri Bibiliya byaho nabashije gusoma. Bibiliya ni nini singivuguruje. Birashoboka ko mwe mu bivuga ariko mwasoma. Ariko nge nasomye ahavuga ngo ni umurengezi urengera abapfakazi. Ntabwo ari umugabo w'abapfakazi. Birashoboka. Bibiliya ni nini. Yita ku badafite shinge na rugero adasuzuguye gusenga kwabo. Ubushobozi bw'izina rya Yesu. Buguterura ukakujyana mu bantu bari kuzapfuta abaye umuntu. Buguterura ukaguha ijambo nta hantu bari kuzapfa uvugiye. Buguterura uri umugabo nka Samweli n'umugore we Samariya n'umugore we abantu bangana gutya bakabona ko bakwiye kuza kureba Samweli. Simvuze nawe udafite n'inkweto zo kwambara, simvuze nawe. Ariko abantu bakavuga ati muhoshi tujye bakitereka barenze 30 bakurira imodoka zabo badakodesha agakubitamo amavuta agapaki kuva wavuga n'ubambe Imana igiye kuguhitura. Akaza bazanye amaturo ku muntu nka Samweli ufite 48. Uretse Janete na 118 afite. Uraza kuko nka Janete aza kuguhemba ngano. Ubu ubushobozi bw'izina rya Yesu. Abantu bakoreye Imana nabo tuzafabira kupanga kama wakinga hakuna. Mwana yaririmbaga yazaga usukaye tutangaga ku kine. Aturutse hano ubundi ngo yatiye igare ubundi ngo ryangubise hasi agacura cyo kikamure yambaye agapira k'umutuku gafite ingofero katagira imashini. Yakoze singibyo. Ipantaro y'ubururu yacuyutse hano. Akaririmba agacuranga saa 11 zikagera atesubiye akava ikinteko agataha hanga. Musumenda mubaza ariko se ubaye arahangangira ngo tuye muri Simbi ngo waciye ngo ahandi isoko ry'amatungo kurugo waciye kurugo. Ubu ni uva ukaza hanga isusengera mu burangirika ukaza no muri ADP ibintu abantu bazanye by'amadini by'ubugome babikura byo kurobanura. Sinavugana n'umwangirikani nsengera ku bagive sinavugana n'umusilamu ni hano Njengasi musabere bashiki banje n'abakiza abasilamu. Ibiri gusaba kubana n'abantu bose amahoro nde gusaba gucakubiri. Mu kwigishije icyo yaraguhemukiye bana na bose ntuzuzagushyingura. Umuntu udashaka kubana n'abantu bose bamaze kumenya hazabo ukazategura n'abamushyingura. Izina rya Yesu ryahagurutse abantu i Kigali mu gicuku saa 10 za mu gitondo. Saa moya bakaba bari i Kigali butari bakaza ngo izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Musana Bibiliya umugore mwera bati hari umugabo ugiye gucanga yitwa Yesu ati agiye guca maze 12 bangiye kuyu umugabo atore ndiyaranje uburyo bwose ndi mu mukore umugore aragegetana akoze kuri iryo kunyenda y'iryo zina umusana n'agaruka ubwira barize umuntu kwegera ngo Yesu waramwizeye ubundi wowe wizeye Yesu tumwizere mu izina rya Yesu. wabona dusohotse n'akagenda izina rya Yesu umugore aragegetana mukoraho icyago cye kirakira gusa akoze ku myenda ye gahagaze rero wamwizeye byonyine akamutunga akagendera ku byo avuga. Uyu Yesu atubeshaho mu buryo budasobanutse kandi tukabaho. Bana bawe biga bate ko muze gusobanura barya bate
uwo ni Yesu ubikora. Hano Bibiliya yabajije ngo nimunyizera, shaka gukosora ibintu abantu bavuze, nimunyizera muzakora n'ibiruta. Sinshaka kuruta Yesu, ariko imirimo ya Yesu iracyakorerwa mu bantu. Turacyafite abantu zibanura bigasohora. Turacyafite abantu bafite imbaraga z'Imana basengera abantu bigakunda. Turacyafite abantu bavuga ubutumwa bwiza bukumvikana. Nimunyizera muzakora n'ibiruta. Jewe barakagira sinshaka kuruta. Haleluya. Ndashaka gukoreshwa na Yesu. Twara mu cyumba dusenga. Turasenga mu nda y'umuntu yahoraga ameze nk'utwite. Tugiye kuba twubira bimwe biramuka nk'ibibyo. Baramwegera baramubaza batese ni ibiki? Ati sinzi ibintu biba mu nda yanjye, nagiye kwa muganga byaranze. Hanyuma twegereye Yesu turasenga, umuhanuzi aramubwira ati dore bakugiriye gutya na gutya, Uwiteka gukuye muri ibyo bintu, none dore ubuzima bwawe buragarutse. Umuntu yikubita hasi nk'upfuye tugira ngo arapfuye, nabo ni bya bintu bisohokeye mu myuka yaho byinjiriye. Uyu munsi wa none ni muzima, yabaye muzima. Ahantu hicaragamo bya bintu yarabyaye abana ejo bundi babiri b'impanga. Kubera izina rya Yesu rijya ridukuraho mu mwaku, rikadukuraho n'abazimu, rikadukuraho n'ibiterekero, rikadukuraho na karande mbi, rikadukuraho. Uyu munsi wa none ndagushishikariza kongera gukunda Yesu no kwizera izina rye. Mugira ngo sinshobora. Yesu mfite abagome ubu bafashe Yesu bamufata nk'imiteja ngo aroroshye. Mfite abantu b'abagome badufatiye Yesu kandi abantu babereye babi bagahita bahindura ishusho ku buryo nawe umwizera baguhindura potopoto ukabona nawe ntacyo uvuze, bakagutesha agaciro. Ariko bamwizeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uyu munsi wa none tubyarwa na ba data, ariko Yesu yaduhinduriye ubwenegihugu aduhindura abana b'Imana. Haleluya. Amen. Singuyu bose basinguriye akameze ndiruka duhinga. Yenga njya gutega ifuko kugira ngo turye. Ariko tumwizeye atwemerera ko azaduhindura abagabo. Yego. Atwemerera ko azatugirira neza. Yego. Atwemerera ko ibintu byose azabishyira ku murongo. Kandi ntabeshya. Kandi ntabeshya. Muhaguruke turebe ko tutari ku murongo. Ntabeshya. Oya ntabeshya. Ubushobozi bw'izina rya Yesu. Yesu bamwizera impinduka zikaba. Amen. Barokore Yesu bamwizera impinduka zikaba. Yego. Hari umuntu wasomye Yohana igice cya uriya mwana wavutse wabaga ku kidendezi gatanu, igice cya gatanu. Amaze imyaka 38 arwaye. Imiryango iragemura. Turashimira abantu badufashije mu rugendo rw'ubuzima. Turabashimiye aho muherereye hose ku isi. Mwubahe. Hari abantu badufashije urugendo rw'ubuzima. Nuriya muntu wamuhaye akazi ko kumuhingira, ujye umushimira n'ubwo yaguciye bwinshi. Umushimire. Kugira abakoresha babi utuyuka akuhingisha saa moya akagucyura saa 10 kandi akaguhemba ya sasa nta n'ibiryo yakuzanye. Wahekenya n'ikijumba akakibara, wahekenya n'umwumbati akawukura. Mu bantu turabagera, ariko nyuma y'ubwo buzima Yesu ajya ahindura ibintu bigahinduka. Izina rya Yesu. Imana maze imyaka 38 ararwaye, nta kwinyagambura, nta hepfo nta ruguru, ariko Yesu biravuga ngo yiyumvamo kunyura aho uwo mwana ari. Amugeze iruhande aramureba aravuga ati bado nta kivurira.
gusa ndakubaza utuntu twinshi. Byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Dufite abantu bari barasenzekaye mu mutima, dufite abantu bari bisenzegeri, dufite abantu batari bafite uruvugiro, ariko Yesu abagezeho abazurira rimwe. Uyu munsi wa none bagenda bemye. Yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, tugenda twemye.